Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe abinyujije ku rukuta rwe rwa X yagaragaje ko anyuzwe na rupungi ya Ariel wayz ndetse ahita anakomozaho indirimbo yakunze ziri kuri iyi alubumu nshyashya kurusha izindi. Rero ndagira ngo ngushimire wowe turi kubana muri kino kiganiro n'amakuru ya entertainment tugenda tukiganiraho. Ndagira ngo kandi mu nce zose waba uherereyemo ndagira ngo ugire guhirwa kwinshi cyane ejo n'ejo bundi. Niba ubabaye ari igihe byazakunda, nuko bimera mu buzima. Umuntu ejo aba yababaye, uno munsi akaba yishimye. Rero uno munsi n'amakuru entertainment turi kuganiraho. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe yanyujije ibyishimo bye abisakaza ku rukuta rwa X bakunze kwita Twitter ubu ngubu. Muri aka kanya mu butumwa bwe Nduhungirehe yagize ati: numvise alubumu yose yo Ariel wayz aza kuba umunyamerika ntiyari kuzigera abura kuri user Billboard Hot 100. Numwe mu baririmbyi bafite ijwi ryiza hano mu mujyi mu Rwanda. N'ubutumwa yakurikije urutonde rw'indirimbo eshatu yakunze kurusha izindi kuri iyi alubumu ya Ariel wayz. Aha akaba yavuze yuko yakunze izi ndirimbo nka Made for You ndetse n'izindi. Ariel wayz akimara kubona ubutumwa nawe yashimiye Minisitiri Nduhungirehe wari umaze kugaragaza ko yakunze ibikorwa bye bya alubumu yitwa Here to Stay yasohoye kuwa 8 Werurwe 2025. Ariel wayz uri mu bahanzi banyuze mu ishuri ry'u Rwanda ry'umuziki, yatangiriye urugendo rwe mu itsinda rya Symphony Band mbere yuko batandukana mu mwaka wa 2020. Kandi nyuma yo gusezera mu itsinda rya Symphony Band, Ariel wayz yahise atangira umuziki ku giti cye. Uyu mukobwa yamenyekanye mu ndirimbo nka Away yakoranye na Juno Kizigenza kandi bigeze kuba bakanyuzaho bagakundana. Bakundanye igihe kinini cyane, ariko gusa aka kanya baje gushwana kandi yongera kumenyekana mu yindi bise You Should Know, Wowe Gusa, Good Luck n'izindi nyinshi zirimo Katira aherutse gukorana na Butera Knowless. Iyi alubumu niyo ya mbere Ariel wayz yasohoye kuva yakwinjira mu muziki, ikaba yari ikurikiwe na EP eshatu yagiye asohora mu gihe amaze mu muziki, zirimo izitwa Best in Me, Touch the Sky ndetse n'iyitwa Love and Lust. Kandi Ariel wayz yatuganirije ukuntu hari abanyamakuru bamwe na bamwe bagiye bamuca intege koko, kandi mu buzima ntago uzigera ubura umuntu guca intege mu buzima, uzahura nabyo. Ariko nawe yagiye atuganiriza atubwira ukuntu ubuzima bwe yagiye acika intege abitewe n'abanyamakuru bamwe na bamwe. Ibyo bintu ngo byaramubabazaga cyane. Reka twumve ukuntu yagiye abitubwiramo gake. byinshi Artlist.io abamo no kugira, ariko deception ya mbere nayigize nyitabira career yanjye iri solo. Nabaye desu cyane, no wenda mubabarire nimunyumve nabi. Hari abanyamakuru ntabwo bari aha ngaha iyo mahirwe, hari abanyamakuru banciye intege mu buryo bakumva uburemere bwabyo. Banciye intege bavuga se karumva kabaye akadanje, abahungu karumva kabarenze, reka tugahe iminsi ngahe. Artlist.io none mu myaka ibaye ngahe, uyu ni uwa gatanu ndacyahari. So kimwe icyo nicyo kintu cya disappointment. Uwo rero na Ariel wayz yararimo atuganirira ukuntu abanyamakuru bagiye bamuca intege, ati wowe urumva utangiye kuba mukuru, utangiye kwigira umuhungu. Ariko gusa Ariel wayz nigeze abumva, yakomeje atera intambwe. Ariel wayz nuko rero ageze ku rwego
ashimwa na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga aka kanya. Ndagira ngo ngushimire we tumaze kubana muri kino kiganiro. Uru rubuga mukiriho ni kuri Joshua TV show, ngiye muri kumwe akaba ari Joshua. Ndagira ngo ngushimire wowe tumaze kubana muri kino kiganiro, ndagira ngo nigikurikira uze kukireba neza, kandi ndagira ngo niba utarakora subscribe ndagira ngo musabe uyikore kugira ngo dukomeze kugendana, kandi niba warayikoze ndagira ngo ngushimire kuko uri uw'agaciro cyane. Ndagira ngo tuze gukomeza mu kanya. Ciao ciao.